Bakunzi b'urunana turabasuhuje. Nanone kandi iki ni cya kiganiro cyagenewe abakunzi b'urunana. Niba ukunda urunana by'ukuri, iki kiganiro ntikigomba kugucika. Ibintu bigiye kuvugirwa muno ni ingenzi ku bantu bakunda urunana. Turabizi neza ko mudukurikira muri ahantu hagiye hatandukanye mu mpande enye z'igihugu, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, tutibagiwe n'umujyi wa Kigali. Nanone kandi turagira ngo niba nanone aribwo wagera hano, ubanze ukande subscribe, ubundi umekinge sure niba wakoze ku nzogera, kugira ngo n'ibindi biganiro byose bigiye kujya biraba byerekeye ku runana ujye urahita ubibona. Nanone nk'ibisanzwe, iki ni cya kiganiro bita urunana analysis. Nk'uko nabibabwiye bwa mbere, iki kiganiro kigaruka kuri kese zabaye mu runana, ariko izo kese zikaba zarangiye urunana rwarangiye zidasobanutse. Izo kese rero turazizana ahangaha abantu bagatanga ibitekerezo. Abantu benshi mugenda mutanga ibitekerezo ariko mukabona ntabwo biri gushirwa mu bikorwa. Ariko aho iki kiganiro cyagiriyeho, buri bitekerezo byose byatangiwe mu iki kiganiro bita urunana analysis, babyije ukuri yuko tugiye kujya tubyitaho maze tukabisubiza. Ni ukuvuga ngo nimba usabye ko Agnes na Chris bakundana, ibyo ngibyo ni ukubireba inzira bicamo ubundi tukabasubiza. Ubwo rero mbahaye ikaze ku bantu turi kumwe mu kiganiro. Ngiye nitwa The Brown, akaba ari ngewe ushinzwe gutunganya amajwi n'amashusho by'urunana kugira ngo rubagereho, haba kuri radio ndetse no kuri YouTube. Twongeye kubaha ikaze. Nanone kandi turahera kuri kese ya Agnes ndetse na Chris. Murabizi neza ko bahoze bakundana, gusa kuri ubu ngubu Agnes kubera umutima mwiza ndetse no kumva ko nta kintu yabesha umuntu bakundana, yamaze kubyiza Chris ukuri yuko afite umwana, na Chris nawe turabizi neza ko yahise amwanga. Ese niye nama wagira Chris ukomeje kwikururira Leya ndetse agasiga Agnes wamukundaga by'ukuri? Ese urumva ari ngombwa ko uru rukundo rugaruka cyangwa se ntabwo ari ngombwa? None se niba ari ngombwa, wigiye iki kuri urukundo rwa Agnes ndetse na Chris? Ubwo rero muratanga ibitekerezo kuri iyo ngingo kugira ngo urunana rero ruzaryohe. Nuko mugomba gutanga ibyo bitekerezo, bikaba ari byo baheraho bandika urunana. Nanone kandi turagira ngo tujye kuri kese ya Karemera ndetse na Honorine. Kuri ubu ngubu Karemera ndetse na Honorine bameranye nabi, kubera ko Honorine arashaka ubukwe ariko Karemera we ntabwo abishaka. Icyo ashaka ni ukwiyubaka, ubukwe bukazaza nyuma amaze kugira amafaranga. Ese ahangaha uremeranya na Honorine cyangwa se nimwemeranye? None se kuba uko ari ingenzi ndetse no gushaka amafaranga bikaba ari ingenzi, ni ikihe kintu cyakagombye kuza mbere y'ibi byose? Ni ubukwe cyangwa se ni ukubanza bakiyubaka? None se ari Honorine na Karemera ubona ari indi uri mu makosa? Nihe nama wagira se umuntu uri mu makosa hagati ya Karemera ndetse na Honorine? Nanone kandi ku iyo ngingo nayo tuyisimbutse, ngira ngo mbibutse ko buri muntu wese, buri kese yose tuvuga, ugenda utangaho ibitekerezo ndetse ukavuga n'icyo waba warigiye kuri iyo kese, niba hari akamaro yaba yarakugiriye mu buzima bwawe, nabyo ukagenda ubitubwira. Nanone kandi reka twirukire kuri kese idasanzwe ya kuri ubu ngubu Nadina agiye kubyara, kandi turabizi neza ko Patrick yamaze kwigarika Nadina ku bijyanye no kumuha indezo, dore ko Patrick kuri ubu ngubu kuba yararyamanye na Nadina akamutera inda abifata nk'igisebo. None se kuba Patrick akomeze kwihunza Nadina akabifata nk'igisebo, ese Patrick ari mu kuri? None se nihe nama wagira Patrick? Kugira ngo rero muze mutubwire ibitekerezo bigiye bitandukanye, nuko namwe tubahe umwanya mu kumva urunana, ubundi ikintu waba wumvishe mu runana cyaba gikenewe watanga hano mu kiganiro bita urunana analysis,
maze ibyawe tukaza tukabisubiza. Kandi ngira ngo aba mbere batanze ibitekerezo muri iki kiganiro ngira ngo barabibonye neza ko babashimiye, bakababwira ati muratworohereza kubakorera urunana, ndetse bigenda biduha imbaraga z'uko hari abantu badukurikira iyo mugenda mutanga ibitekerezo. Nanone kandi hari abantu batagikundana cyangwa se badaheruka kuba bakoreshwa bakina, abo bantu wabavuga niba ubakunda, ubundi nabo bakabashakira role bakagaruka bagakina. Tubashimiye ukuntu mugenda mudukurikirana. Reka tuzasubire ubutaha. Iki kiganiro kiba nyuma y'urunana, ni ukuvuga ngo iyo episode y'urunana irangiye turaza tukayiganiraho, tukareba ingingo ziri muri iyo episode imaze kurangira, ubundi twarangiza tugatangaho ibitekerezo. Ibyo bitekerezo akaba ari byo baheraho badukorera urunana rwacu, rukaza ruvuye mu biganza byacu, ubundi rukaza rurimo ibitekerezo byacu, kandi tukaba tworohereje abakora urunana. Tubashimiye ukuntu mugenda mudukurikirana. None tuzongere dusubire, nibutse abantu batari bakora subscribe uko bagomba kuyikora, bagakanda no ku nzogera. Njye nitwa Deburabo, ni nk'ibisanzwe nzakomeza mbatunganyirize amajwi n'amashusho hano kuri YouTube. Nanone kandi hari umuntu waba afite igihangano cyerekeye ku runana, ngira ngo uwa mbere yarakizanye, abenshi bamaze no kuba bacyumva. Wari umuvugo umeze neza, ushobora kuba ufite umuvugo cyangwa se indirimbo irata urunana kubera ibyiza rwagejeje ku buzima bwawe. Nawe icyo gihangano cyawe karibu ukizane, tucyumvishe abandi bakunzi b'urunana. Reka tuzongere dusubire.